ariko nta n'isoni ko hey ariko rwose nuko uretse gato habaye iki kandi uragenda nta kintu usize uzi yuko ndi buteke iki ariko wa mugore we w'iki wa mugore w'iki Nimfata ukagera nta nayo guhaha umpaye ubuzi yuko ndi buyakoreye nirirwa hano nta kazingira yuje ntago ushaka kurya ariko ahari babyutse bakohereza ihembe ryo kukunterereza sha no kuvuga ngo ujuri kunyiruka ukeneye ibyo kurya ese wabuze ibyo urya uvuze ntago numvise neza Ibiryo byaraye mase ibiryo byaraye mbibike nuza kuva ukazi mbe kugaburire bishushe nze kubikugaburira ibiryo ngewe ntabwo ndaryiye none njye ngo yandi ingurube woroye hano niba utashaka kumpayira umbwire nyisubire iwacu ntago iwacu naryo ibiryo biraye urumva kandi sinashyushye agasinda umwana ariko muzi ukangaye amafaranga unkanga ngo usubire iwacu amafaranga yo guhaha wabuze itiki gusubizayo ahubwo nyigure ngaho genda kandi wa mugore urakoze yenaye ndashaka ko duserera ariko mada ikamubwiye sibyo uretse kumfatanya n'ibibazo kandi nagutimbura ibibazo birenze gusiga urugo nta kintu musijyemo nibe ibibazo birenze ariko reka nkuba sibyo ubundi utankuroze mu mutwe nta kindi kintu wakora kubyuka ugomba kubyuka untesha umutwe yo gukahana ukoroze mu mutwe reka nkwereke rero ndagutimbura ubwo urashaka ko ngutimbura muri iki gitondo nkubita kaza nkubita ndakunyuka madanda ndakunyuka nyine nkubita kasike yanjye nta nkutimbura hereza amafaranga kandi ndagutimbura hereza hano ugeze nawe kujya ushaka kumva rero ugeze ushaka kujya ushaka kumva mumfatanya na konterivasiyo z'iyi moto n'ungumba ndi kugenda nzi ko isaha n'isaha bakankura hejuru utaza kumfatanya n'ibibazo nifitiye mu mutwe wanjye ntaza kukwereka uzi ibibazo byawe byo mu nzira ngiye byo nirango nawe reka tubyoroshye sibyo reka tubyoroshye sibyo mereza kasike basi ningerayo nkayabona nakohereza kuri telefone ariko ureke kunyicira akazi kuri telefone sigira igihumbi hangaha mbyise ariko wa mugore we wagiye ugashyushya biriya biryo birimo igihumbi ko ndakikohereza amaze gukora biriya biryo twaje nabitetse saa sita nijoro tutabiryaho ukundeba mfitemo amafaranga ya esanse reka ureke gukomeza ubuzima sibyo yewe ngira mu kazi gahita nyakohereza ariko ureke kunteza rwaserera muri iki gitondo wajya wihaka abantu basi ntabwo ujya ubona ko abaturanyi abaturanyi sibyo ariko uwo marenge sinariye noneho nzapfire muri Nyagasani abantu batanyumva njyewe mpfiremo barambwiye ngo ubugore butoya bugiraga amahane ndabihakana ariko ubu umajije kubibona ushaka umunini nagwandebaga badarika nkubwire ntabwo ndi kugusaba nta nubwo ndi kugutegeka hereza kasike yanjye we kasike yawe umva twumvikane we kasike mpeza telefone ayi ariko rwese kamubwire basi we twumvikane se reka oya we twumvikanire mu tureka kwiteza abantu abo bantu oya dekura we ngonje no kunkora iyo ntari nikura ngo nicumu wikure rwose buriya ntabwo ninyaga buriya iyo turyamye mpenye utabona aya matuza ntabwo ujya amatuza yawe urayasiganya togose mada we kundi musi utangiye no kumenya mereza amafaranga njye no guteka utangiye kuzana ibintu byo kwikaza mereza amafaranga hano sheri urabizi mereza amafaranga njye guhaha noneho menya ngiye kuyaguha reka nyaguhe ku neza kanyaguhe mereza wimpe ibiceri oya harimo n'inote buriya yakugira uzanyicisha imigeri rero ndayaguha dakiye aya nangahe n'ibihumbi bibiri by'ibiceri hano harimo inyanya ariko uracyashaka ko nkubita koko nemeye wakwemeye tukagira amafaranga 600 arahaye sawa ndagutogoseza inyanya n'indagara z'umuti sose kandi wibuke gukarabya abana kare cyose zitabakarabije
ntacyo magana atandatu ndagenda nguremo amandazi urataha n'ubundi uraburara nawe ntabwo uri burye ariko ubutaha uyu munsi wazindutse sheri utambwiye ko nambaye impindurize mwa wambaye impindurize kuri subscribe kuri iyo channel twaryamye twibagirwa ibyo ngibyo